Ndabizi mwarimo nkumbuye cyane kandi nanjye nari nkumbuye abakunzi bacu ya ndabayambiriye mwese aho muri dukoresha iyo terme yandi bakunda gukoresha mu bana America, Europe, Asia, Australia, Africa, wherever you are. Tuguhaye ikaze muri iki kiganiro tugiye gukora kiri very interesting. Uyu ni nge Ben ukorera muri House of Worship. Bahaye ikaze rero mwese. Amasegonda make gusa duhita tugaruka muri topic yacu nziza turi kumwe n'umutumirwa wacu. God bless you. Nkuko twari tubivuze rero twari tuvuze ngo amasegonda make gusa duhita tugaruka muri topic yacu turi kumwe n'umutumirwa. Ndagira ngo uyu muntu murimo mureba hanga muri frame za camera. Ndagira ngo uyu muntu atwibwire ni muntu ki. Maze kumenya uhondi we mwamimana yanjye nahisemo mpita ko ngukorera. Cyane Kinyarwanda nahisemo mpita ko ngukorera. Cyane Kinyarwanda mwagabyara bavandi abantu murimo gukurikira. Narimbizi iki Kinyarwanda narimbizi nanjye ni mu bantu batahutse bakumanywa ntijoro mu ntambara data mu mvura ndetse no mu mwijima kikiri ko kidasanzwe imbabazi zawe n'urukundo rwawe yarani biribe naje uje uvuye urinde uyu mugabo ninde uyu mugabo ubwira kwibwirana akaririmba uyu mugabo aje aturutse nuwahe? Okay. Niko nitwa Mazi Merci uzi gusetsa rero buretse kwibwira mbanze se twagabana muri internet baranyuzuraga nigeze kubwira muri escort muri internet wowe ufite umu escort batwaraga uruko inyuma akanyescotinga nyine ko barabaruru wari umusirikare ko nanjye nigeze kujya mu gisirikare nsanga batakoze warugiye kugenzura imikorere ya gisirikare se. Okay, nanjye naragiye cyo koze ngezeyo nagiye ndi Kadogo ngezeyo barankubita barambwira ngo imyaka yanjye ntabwo iranyemerera agomba bakoze icyumweru namaze iminsi 6 ariko muri iyo minsi narakubitwaga bya bindi byemewe kuko barimo bambwira ngo ntahe nanjye nkavuga ntoya naje gukorera igihugu noneho bakarengeraho bagakubita numva ngiye guhera nimba bareremo akabyara ngo ndahita nta ubwo zo bakubise abasirikare se bazi gukubita ahantu hadashobora kwica umuntu hadashobora kugutera ikintu bakubitamo hano gutya bakubitamo hano oya anga ntabwo bakubita nje nari Kadogo nari umwana warubuze turi Manzi Merci guturuka he waje hano ugeze hano naje nteze azi mugabo none ndamushora mu kiganiro ngo yaje ateze ndabizi nyine waje uteze n'igikapo cy'umutuku uje uturutse wateze nari ndushe nari narayoboye inzira nsange wana narasigaye mbese nari inyuma ukaba utuye hehe mu busanzwe? Ntuye Rubavu hari umutipe w'inshuti yanjye utarakunda kwivuga ngo avuge wese n'umuhanzi mugenzi wanjye mvuze izina bamumenye yigeze kuvuga ngo nari ngiye kuvuga ngo ndi Mariye mfite ndaziritse warayitaye habayemo gutakara impamvu y'imibyibuhire ariko nyine itari yanjye urebye n'ubundi buhamya ndi umugabo ndubatse mfite abana 2 na mama wabo mfite abana 2 na nyina ayo se uyu mugabo kose Manzi iyo bivugira yawe ko numva noneho wagira ngo noneho i Rubavu bateye ubwoba pe. Mfite abana 2 na mama wabo n'umudamu umwe ndubatse kandi ndabakunda bombi. Abana 2 ndabakunda na mama wabo kandi baranshigikira na n'ubu kugira kuba ndi hano nibo bandangiye inzira nibo bampaye impamba itike yego umutsima w'ishasho rawuzi umutsima w'ishasho nari nkuzi kera nawe urire kwa Nyirangarama niho riri impamba niho oye
harya bavuga ubundi ko umuntu Ihamba. ayirira ni ku ruyenzi harya ku kakanisa ku gakanisa ubwo ngubwo harimo abatahumva ariko tuhafate nko kwa Nyirangarama cyangwa se nko ku ruyenzi Nyanza kwa Haji cyangwa i Nyanza kwa Haji. Ukaba rero uri i Kigali. ndi Kigali papa nahakunze kandi nafatiyeho. Wafatiyeho nayobowe inzira insubiza mu rugo. ukaba ukora iki mu busanzwe? Ubuzima busanzwe ndikorera. Urikorera? Okay. Arikorera. Gukora ni byiza. Yes. Rero niyo ngiyo yahita inaba topic. Ariko kubera ko ntemera icyo nakora icyo ari cyo cyose nkorera Imana. Ukorera Imana? Ariko se warize manzi? Narize. Warize? None ni ukuvuga ibyo ukora ni ibintu bisa cyangwa se bijyanye n'ibyo wize cyangwa ukorera Imana mu bundi buryo? En fait nize ibintu bijyanye na gestion. Nkora imyaka igera mu 9 nkorera mu kigo cy'imari. Ntavuze izina kubera kwanga kucyamamaza. Yego. Ariko ntabwo banyishyuye ngo mbamamaze. Yego. Finalement twaje gusesa amasezerano ku mpamvu zabayeho. Yego. Ndavuga ntese niki nyuma y'ibyo bintu, nyuma yo gutekereza gukorera umuntu, nyuma yo kuba narasigaye nyuma y'uko nsa nkaho nadindiye pe muri umuhamagaro mu mpano mfite. Yego. Ndavuga rero nicyo gihe nshobora kwitekerezaho. Niyo ndirimbo navuze maze kumenya uwo ndiwe, maze kumenya ko ntahari, maze kumenya ko hari ikindimo gishobora gusohoka kikagera hanze kigafasha abantu. Yego. Nahisemo Mitako. ngo nahisemo Mitako. Kinyarwanda ndi mu bantu batahutse ntinze ariko nahisemo kugukorera cyangwa se nahisemo igihe twahuye muri concert ya Alex muri mariage ya Alex twagiye kuririmba duhura nje nawe. Nariko ntabwo twari tuziranye cyane. Nge nawe ninde warimbaga mbere? Simbyibuka. Gusa icyo nuko uko biri kose nge nakoze playback. Narakoze indirimbo yanjye. Wakoze igikorwa nakoze playback yarigezweho. Playback. Ukora niba ari playback niba ari playback ukakora playback umuntu umusore nkaho ufite ijwi rimeze gutya. Oya mba nkubwire byari bigezweho. Ntuzi hari kabutura twigeze kwambara zitwa usa cyangwa se Benz BMW. Narabyumvaga ariko ushobora kuba warayambaye. Birashoboka ko ndo hari ikintu cyari kigezweho mu mubwiriza haravuga ngo ibintu byose byahozeho bijya bizenguruka. Ubu hazagera igihe twambara ipantaro za mamba ebana ku buryo umutwe waca mu kuguru. Twongere twambare ipantaro zidufashe mu maguru. Ni ibihe biza. Playback yagezweho. Gusa byari bigoye gukora playback. Naraterewe n'umukobwa kandi ntawe mfite. Nagenge nyine. Ugasanga ni challenge zabaga muri playback. Kuko ndabyibuka umunsi twahuye ahantu watashe ariho utahanye amanota. Urumva kubita kuko wakoze playback. Noneho njyewe nkaza nikorera live nari nifite gitari yanjye ngacuranga gitari yanjye nkaririmba. Wowe ukora playback abantu bumva bakumva amajwi y'abakobwa. Bakumva abandi barimo gushyiramo bantona. No abantu bose mu bukwe bagahaguruka bakabyina. Abantu bari bazi ko aribo bari kuririmba. No bumvaga ijwi ryanjye. Wahise utuma ikuzo. Burya nataye ikuzo cyane abantu banyujijemo ijisho. Hari n'abantu basabye nimero benshi b'abakobwa. Cyagiye abakobwa. Kubera ko hanyuma rero wari ukomeje ku kantu uravuga uti wajuje nkuzi cya gihe kera n'ubundi uri umu artiste uri umu gospel artist kandi ndetse nkuzi no mu matsinda atandukanye. Abantu bashobora kuba bakuzi muri Gisubizo ngira ngo ni Rusizi ni Rubavu. Nabaye Gisubizo buriya ngewe nabaye Gisubizo Rubavu. Ariko Gisubizo nahereye Gisubizo Rusizi. Njya Rubavu ari mu rugo. Rubavu ni mu rugo. Noneho ngiye muri vacances rimwe ndi mu rugo Gisenyi. Korali yitwa Minisiteri yitwa RBTR. Irambwira ati ko ugiye
ku ishuri iyo wigira i Rusizi ko tuhafite sorti kandi tukaba turi muri vacances ya za vacances z'ibyumweru bibiri waretse tukajyana tugafatanya icyo gihe turajyana mbana nabo turaririmbana muri LBT kandi igisubizo kandi igisubizo bazaririmbana nayo i Rusizi no ngeze Rusizi LBT numva bimeze neza bamfata neza tujyana i Burundi duhura n'abatipe ba Ngoma n'abandi ba Pato Ngoma Jozo noneho ngo tugire hari igiterane ngaruka mwaka vraiment bana dukorera Imana mu Mana haba mu 6 nageze i Burundi sinzi ko nari ku rwego rw'uko ben hari igihe abakristo abayoboke bo mu Mana tubanza kubaho twarisanze ababyeyi abakristo tukabibamo tutazi ibyo dukora ariko tukagira tala ukaba watera indirimbo y'abantu nkubwije ukuri ko hari natahanye amakositime natahanye amafaranga mama witwa Gorette Imana imuhumugisha abibu Nairobi ubu ngubu Nairobi mama w'umurundi yarancumbikiye icyumweru cyose uwo mu mama Imana imuhumugisha $100 $100 yo muri 2008 na 10 gutyo kana akabanza kamwe Imana ngo ndagize uramu mama arampezagira mbona umugisha w'Imana abandi banyohereza imyenda abandi izina ryanjye rirubakika i Bujumbura pe ndamenyekana ndakora ariko twaririmbye indirimbo ngo mumenye ko tukinira mu kibuga abandi bakiniyemo iyo ndirimbo ariko ntago ari iyanyu ntago ari yacu ni indirimbo ya Yuza ni indirimbo ya Yuza ministry ya turanezerwa ngo tumare icyo gihe ndagaruka subira muri gisubizo LBT nyivamo ni kwa kundi n'ababizi ko hari igisanga natwe tunanirana abaririmbye ugasanga ntugira adresse ngicyo ntago nubwo nabikoze ariko si byiza biba ngombwa kugira umupasiteri umushumba akakuragira akakuyobora muri uku kwezi kwa 10 tariki 20 harejo none turi 21 2021 nibwo natekereje ko nawe umuhanzi muri uku kwezi nibwo nakiriye izina ryo kwitwa umuhanzi kuko njye numvaga umuhanzi ari nko kwihimbaza numvaga nitwa umuvuga butumwa nukuntu twahuye cya gihe nyine muri iyo mariage twavuga ukuntu nubwo tutari tuziranye nukuntu twahuye twembi nawe uri umuhanzi gukora playback uteye ubwo bukaze bara abatipe bo mu miryango njya kumuririmbira nta nubwo banyishe namenye n'amakuru ko bakwishyuye naza mutara oya n'amaguru oya naje nitegeye n'ubundi nasubiyeyo nitegeye erega bwaro buko nanjye urabizi ko umukobwa yari mushiki wanjye umukobwa nta mukobwa wari ufite inshuti i Butare magira inshuti nyinshi hari umukobwa n'umukobwa wari wakuzanye oya umukobwa uravuga umukobwa w'inshuti yanjye se twakundanaga utazaneze ikibazo mba yamitana Butare nari mpafite abantu benshi dukundana nyine ariko nyine nta muntu umwe dukundana nari mpafite abantu benshi dukundana ariko ntabwo nari mpafite umuntu dukundana hanyuma rero ngira ngo uyu mwanya turi kumwe n'umushyitsi ahangaha yitwa Manzi Merci guturuka i Rubavu ariko akaba ari umu gospel artist ni umuhanzi uririmba indirimbo ziramya kandi zihimbaza Imana yaravuze ngo amaze kumenya uwo ari we ariko numvise uvuga ngo ni muri uku kwezi umaze wumvise ko ushobora kuba umuhanzi ku giti cyawe byaje gute sangiza abantu badukurikiye babwire byaje gute nabonye umwanya cyambere nabonye umwanya nababwira ahantu nanyuze nakiye mu bintu byaho nabanje gukorera abandi yego mbonye ko akazi kari kamaze kurangira nditekerezaho ahubwo uzi ko irandirimbo maze kumenya undi we nibwo nashize umuntu kuvuga ngo yari muri teori nayiririmbaga muri teori utayumva ntarakora ibyo ngomba gukora pratiquement kuvuga ngo nsubiyemo kwimenya nibwo bwa mbere navuga ngo ngiye kuririmba ku giti cyanjye ibindi narabikoraga numvaga ari ibintu bibaho nk'uko bitabaho numvaga ari ibintu ndaha agaciro
uzi Ben ko ntigeze mu buzima bwanjye imyaka maze mu buririmbyi mu makorari ma groupe indirimbo nagiye nkora nshobora kuba ntarajya mu ivugabutumwa ngo bampetike kubera ko mu ivugabutumwa ni umuhamagaro nabikoraga nk'ivugabutumwa ariko ntekereza ndavuga ati se bino bintu kuki ntafata cyangwa wenda uririmba nabi ku buryo abantu bamba bataguha agatike abatipa babiri ngo babaje umwe ngo se ngo we nawe niducuranga neza undi aramutanga ati ngo arabizi ngo narabizi nawe urumva ariko nta muntu ugicuranga neza ngo biyoberwe gusa abantu babiri barashobora gucuranga neza cyangwa abantu babiri barashobora kuririmba neza ariko bagatandukanira kuri behavior uburyo babyitwaramo uburyo bitwaramo hari waba azi gukora ikintu yarangiza akabyiyumvamo akihimbaza akizamura kumva ko ashoboye hakaba n'undi uzi gukora ibintu ariko akagaragaza humility akaba humble agatuza agaca bugufi cyane kandi azi gukora n'ibintu byinshi ya rero ako karagaciyemo muri make ntekereza gukora album nk'uko twari muri covid ntabwo natekereza ko byazabaho umuntu akaronshinga ndavuga nkora indirimbo imwe nkora ebyiri nkora indirimbo ebyiri ejo bundi mfite amaudio menshi urayazi na zimwe za playback nakoraga ariko ndavuga ngo reka mbigire umwuga byinjiremo nirekure niba ari imvura iriya ndirimbo irimo ubutumwa bwose yaravuze ngo haba ku manywa n'ijoro mu mvura no mu ntambara mu iterambere mu bahanzi bameze nka ba Ben n'abandi tujya kuri stage twembi njye nawe ubu mbese waje najenje vraiment okay ariko kandi nkemera amavuta ndo mu rusengero nemera amavuta nemera n'umuntu icyandusha ariko nta nubwo wigeze natubwira uteranira muri itorero nteranira mu itorero Blessing Church rya Bishop Kiraga i Rubavu nyine uri umuririmbyi se muri church ndi president w'abaririmbyi wa worship team yaho none se Manzi ko tumenyereye ibintu muri ino minsi byuko umuntu yagiye kuba umu artiste ugerageza kwiburisha nyine kugira ngo abantu ntibakubone uko bishakiye ubwo uzakomeza muri worship team yanyu cyangwa uzahita uba umuhanzi ku giti cyawe noneho ibindi nk'ubiparitse kugira ngo utazajya uboneka buri munsi abantu bakakumenyera okay ubajije ikibazo cyumvikana ariko Imana nishira hejuru nshobora kwiburisha ariko Imana ikangaragaza nshobora kwibwira ngo ngiye kuba bize bien sûr birashoboka ko imyaka maze ndi kuri mu rusengero uzi ko ngenda sinzi sindahembwa n'urusengero n'umunsi n'umwe iyo myaka yose nabayemo ariko birashoboka ko ntajya muri studio ngo mbabwire ngo Imana yampaye indirimbo ngo bayinkorere ku buntu wishura amafaranga nzishura amafaranga byose ariko ushobora kumbwira uti nzaza kuririmba indirimbo nkubwire ngo iracyari muri studio n'urugero zakina transport kandi biranashoboka ko mu rusengero ushobora kugira ababyeyi bakanakwishura ziriya ndirimbo kwicisha bugufi rero ntabwo turi bitangaza ntabwo tuje mu kibuga abandi barimo tuje mu kibuga abandi barimo usibye umwuka w'Imana uba ku muntu niwe wenyine ugenda urondora akagukundisha abantu agakundisha ibihangano byawe cyane ko afite n'imbaraga umwuka w'Imana afite n'imbaraga zo kwigisha abantu akagusiga amavuta wari ubizi ko Yesu atakiri ku isi Yesu yarazamutse dufite umwuka wera yadusigiye rero ndibuka umunsi habonetse n'abamarayika ubutatu bw'Imana bavuga ngo kubera iki uko mu murebe bagiye ngo ariko azagaruka ntabwo akiri ahangaha ariko azagaruka hanyuma rero urimo uravuga ibintu ngahita numva ngize ibibazo hari ukuntu uvuze ngo waje mu kibuga abandi barimo hanyuma se umuntu wese yakwibaza ni uwuhe mwihariko wawe uzanye
cyambere nzanye indirimbo zanjye. Cyo ni ikintu kimwe shimira Imana. Uri Imana ifata imbuto ikayitera mu murima. Kandi nizi impamvu. Ntabwo mu bana tuvukana mu rugo twese turabaririmbye. Imana yashatse ko impamvu Imana yashatse ko ari njye uririmba nuko hari impamvu. Ikintu nzanye indirimbo zanjye kandi nkunda. Kandi izawe ntabwo ari izanjye. Izawe ntabwo ari izanjye. Bivuga ngo n'umwihariko wo ngo. Umwihariko wanjye nihariye kuko mfite ibyanjye. Ujuri wowe. Nje ndi njyenyine. Mercy azatwika muri uyu buryo. Nukuri ndumva uzatwika kandi uko zizaba zimeze kose nizo guha Imana icyubahiro. Ariko ziciye mu Imana iririmbira muri Mercy. Imana iririmbira muri Mercy. Yeah. Ukuntu Mercy arimo kubivuga asa nk'umuntu kabisa warerewe mu itorero kabisa. Ufite uburere bwo mu itorero. Ya ndirimbo asubiramo twumve yayindi yari ifite ikinyarwanda twakemanze. Ya ndirimbo ni sawa ariko akaririmbo kajya kavuga ngo Yesu yaravuze ati nzabajyana mu ijuru twibanire na Yesu. Fora harakurikira akavuga ngo izo ni ndirimbo zo kwikaratasi. Uvuze nyine twibanire na Yesu ubu ziraherezo ndahimbye rero inyanja nizisuma ibicu bigahinda uko nukwerekana yuko idukunda bahari na mawimbi na upepo wavuma utuongoze Bwana tuvuke ngambo. Iyo nyizi ku rupapuro karatasi. Iyo niyo ku rupapuro ku karatasi. Bene ikintu cya mbere umwihariko ngira nkunda Imana. Nubona Mercy yanezerewe njya ngira emotion ku buryo notana control kuri stage. Ngira amarira nayo ntazi ni impamvu y'Imana yonyine. Nibwo buryo bwo guhura n'Imana wenda badukurikiye baranze. Kandi ntabwo ngira control. Nibo marira nibo munezero ngira. Amarira y'ibyishimo se cyangwa amarira y'umubabaro? Y'umunezero. Ibyishimo nishimira Imana. Bijya bibaho impamvu nari mbaje rutyo nuko hari n'abarira nyine kubera bakubiswe. Baba barakubiswe nyine yabitekereza ubuzima yaciyemo n'ibiki ukumva akagira ama emotion agahita arira. Zabadi ndamukunda yigeze kutubwira ngo birashoboka ko umuhanzi wa gospel ashobora gutunga Imana ikenye akabivamo akabikora nabi. Ashobora gutunga Imana ikenye. Imana ikennye? Ya. Imana se ni inkene? Birashoboka bitewe n'umuhanzi. Okay. Kuko kwizera hari uwizera akava hano akagera hano. Hari n'uwizera akarenga hariya. Hari n'uwizera akaguma aho yarari. Birumvikanye kabisa. Hanyuma rero waruvuze uti waje hari indirimbo se ufitiye abakunzi bawe n'abakunda kuramya Imana muri rusange? Mfite indirimbo ivuga ngo waweza kunirinda iri muri studio ni Giswahili. Mfite indirimbo nyinshi pe kandi mfite inyota ndumva nshaka gukora. Mfite indirimbo ivuga ngo iramaze kumenya undi we. Nayo iri muri studio? Ntabwo ndayitangira. Nayitangira ariko vuba aha nshobora kuzasura producer bamwe batandukanye. Yego. Kubera ko nyine bya bindi umuntu yavuye mu ntara arakaririmba kamwe barimba ngo yajyaga i Bugande. Niba bazitaga burakeye niba turi ngira ngo niba karahanyuze ariko zari twazumvaga muri internet. Yego. Nanjye rero ndacyafite amavamuhira ariko sindamenye aho ushobora gushakira studio iki. Ariko iyo ndirimbo maze kumenya undi we nzicara ndebe ibindi byayikenerwa mu kuyikora. Mfite n'izindi nyinshi pe yaguhamagaye irahari. Hari n'ibindi biri imbere. Okay, nababwira iki rero mw'abantu uyu mugabo murimo kureba ni umugabo wubatse ufite umudamu ufite abana ariko kandi ufite impano y'Imana. Yego. Araje rero afite indirimbo nyinshi muri studio
afite imigambi myinshi, afite ibintu byinshi arimo apanga ategura gukora. Nizere ko utameze nk'aba bantu bajya bakora akaririmbo kamwe barangiza bakadisapiyaringa bakabura bagashira nk'umwaka. Uko biri kose mvuye kure sinanabona abantu, hari umuntu ugira ubutesi ariko ahantu mvuye ni kure. Ahantu mvuye ni umwana muri interne, umwana wabaga avuye nk'ahantu akagenda n'amaguru hafi ibirometero njye nigeze kwiga ahantu muri Troncome akagenda 15 km n'amaguru. Urumva hara rero utabonye bourse usubira mu rugo ugahinga, ufata isuku ugahinga. Ni byiza kuhinga, ari byiza, ariko kandi ntabwo ari byo wahisemo. Ngomba rero gukoresha imbaraga nkabegera nkamwe. Ntabwo nakwita umusaza, nakwita umubyeyi. Hamwe dufite igicucu cy'abantu bari hejuru yacu. Rero gukorera munsi y'amavuta yanyu hari aho tuzagera. Ndumva ngira ngo turimo tugenda tugana ku musozo. Ndagira ngo rero niba hari ijambo ushobora kubwira abakunzi bawe cyangwa se abantu bose badukurikiye, baba ari followers ba House of Worship, baba ari followers bawe, n'undi muntu wese ushobora kugukurikira, ndagira ngo ugire ijambo rimwe ushobora kubabwira, rimwe cyangwa abiri, wabwira ikikuri ku mutima n'icyo ushobora gusaba abanyarwanda ndetse n'inshuti zacu badukurikiye. Urakoze, Imana igumugisha. Mbere na mbere gushimira abantu, nabanza nkagushimira. Uri umuntu mwiza, ntabona iminsi 2 tumaranye nawe nagiye nkubona uri umuntu mwiza, kubera ko mfite umugisha wo kubona gukoraho. Hari abantu bashobora kwibaza Ben, narabibonye kenshi, narabibonye, ariko ngiye kuba inzira yanjye yarafungutse kuri wowe, yarakingutse, yarafungutse. Ibyo ndabishimira Imana. Hari groupe mfite yitwa ngo inshuti za Manzi Merci. Abo bantu ni inshuti n'inkoramutima. Ndabashimiye, ndabasuhuje kandi ndabakumbuje uwo ndiwe. Muri make umuntu yagiye kuririmba ntabakiri uwiwe, tujuru ya ndirimbo. Ntabwo nkiri uwanjye, ngiye kuririmba, nzaririmba indirimbo. Hari indirimbo nigeze kuririmba ivuga ngo mu rugendo birashoboka ko wabwirirwa wasenze. Wabwirirwa wasenze. Iyo ndirimbo haza kumpamagara umuntu w'ingoma, arambwira ngo yari yaratandukanye n'umugabo we. Ni ubuhamya bwari bwankozeho bituma nkomeza ngakomera mu byo ndimo. Indirimbo iragenda aho ntaza aho ntageze, barasubirana kubera bumvise indirimbo yanjye. Hari umukobwa nzi Kicukiro wari urwaye, ndaririmba ndangije nsubiyeyo, agira kwizera arakira. Rero mwa bantu b'Imana mwe, simvuze ngo tuzanye ibitangaza, ntabwo tuje turi abadasanzwe, tuje gukora hamwe namwe, hamwe n'inama, hamwe n'urukundo rwanyu muzatwigaragariza, hamwe no kubana namwe, kutuba hafi kwanyu. Imana izadukoresha ibikomeye. Hanyuma umuntu ushobora kuba avuga ati ndashaka rwose guhita nkurikirana uyu mugabo neza sawa, yakubonera. Mfite channel YouTube yitwa Manzi Merci. Manzi Merci. Aho ni mu rugo ushobora kumbona. Nk'abantu mwe ntacyo bitwaye, njya nkunda kubivuga ngo gukora subscribe ni igikorwa kiri free of charge. Gukandagira ku kantu kitwa subscribe nta mafaranga bagusaba, ndetse ugacaho ukarengukira ku kandi gasozi kari aho ngaho hirya, ugakandagira ahantu hari akazojya, ukagakandagiraho warangiza ukitambukira cyangwa se ukimanukira cyangwa se ukizamukira. Barambwiye ngo iyo bavuze ngo ni ukwimanukira ngo baba bamanuka bajya muri gereza. Ndavuga nti basi tujye tuvuga kwizamukira, basi bajye bazamuka nyine bajya heza. Ntacyo bitwaye, subscribe kuri Manzi Merci kugira ngo mujye mubona ibikorwa bye. Yaje kandi abazaniye of course products ze nziza. Ndagira ngo rero mbashishikarize muze gukora subscribe kuri iyo channel ye. Agiye gutangira kujya ashiraho ibikorwa bye kandi bitandukanye, kandi ndizera ko muzanezezwa n'uyu mugabo. Uko nukuri. Murakoze rero, twabita umunsi Manzi. Turategereje rero, abantu bose bategereje kureba ibyo ukora, kandi ntuzacike intege, Imana iri kumwe nawe. Turishimye, murakoze kandi. God bless you so much. Thank you.